Eyo, inakuaje wanetu kama kawa kama dawa. Yes, mimi ni Rashidi Mbegani aka Mr. Presenter live from Dar es Salaam, Tanzania. Bana time here namsikiliza homeboy, the best presenter in town, Yusuf Professor, live from Kigali, Rwanda. Don't go anywhere. We get guests in the house. We get guests in the house. Guests in the house. On the Industry on 93.1 Fin FM. Let's go! Neza cyane kabisa, asante sana cyari the industry. Ndi kumwe n'abajene babiri bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, nibo tujye kuganira nabo. Imbere yanjye ndi kumwe na Adi Boy. My brother, bimeze bite papa? Ni kuru baba. Makuru. Ni neza cyane. Ni Fine FM mu kiganiro the industry, tugoye kazi Adi. Asante sana my big man Professor Y. Kabisa, umeze neza? Meze neza kabisa. Muri kwiyumva gute kano kanya? Ndi kuru, ndi good. Man. It's been a long time. Man. Nishimiye ko nageze muri studios za Fine FM. Man. Numvaga background yanyu kabisa nkumva ndabinyotewe. That's good today ko tubashire guhuza. Okay. Neza cyane. Ndi kumwe na Adi, mwamwumvise ni artist uri gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, afite songs zigiye zitandukanye tuza kuba tugarukaho. Ariko se wenyine ari kumwe na Straton, my brother. Wagwan papa. Wagwan there. Makuru. Fresh sana. Umeze gute? Ndabashimiye, meze neza. Kigali irakonje. Akavura hari ukuntu kabyutse, ariko imvura n'umugisha ndetse no mu bihe byayo. Bishimira Imana kabisa. Man, true that kabisa. Welcome to the show. Iyi ni Fine FM. Already hamaze kuba mu rugo ya kwanza, mwahabonye gute? Ni fresh, ni sawa. Nakiza nko gusanga inshuti. Professor umuntu wa danger. Yewe bonda gukunda by'umwihariko. Rero kuba nabonye invite yawe ni ibintu mbavuga ngo bya danger kandi byiza. Ufasha abahanzi bari mu gutera imbere urubyiruko muri rusange, abanyarwanda tuba entertainment n'ibyishimo bya fresh. Ni ikintu rero ngewe ku bwanjye navuga ngo kirarenze. Buri amakuru meza, nzagushimira ko iyi mikoro niyo ya mbere nicayeho kabisa. Oh my god. Niyo mikoro ya mbere ngiyeho. Wow. Kuva watangira kariyeri yawe kabisa. Urumva ko ari amateka yongeye, donc ugeze uruhare mu kubaka andi mateka ya niri n'itafari riremereye. Ngira ngo n'abantu bari kutwumva niba dukunda nk'uko mwadukunze biraba ikintu kirenze. Fresh, ndabyishimiye sana. By the way, nishimiye kuba turi kumwe namwe kano kanya. Hagati aho ngaho before yuko twinjira mu fresh, mwambaye neza, muragaragara neza. Muri kubona ko kabisa mugerageza kujyana n'ibyo muri gukora bigiye bitandukanye muri no industry muri rusange ya. Kwanza hagati aho ngaho muri kuri Adi. Yes. Ni wowe yambitse cyangwa se hari some designer maybe to my credit ziwe? Ni jewe yambitse. Okay. Wow. Very nice. Straton. Njye ndiyambika umusiyo mu mutwe cyane. Umuntu wenda uri bukubone cyangwa se mu bakubonye, hari ukuntu ugaragara nk'umuntu w'umu politicien cyangwa se umuntu w'umupapa bitewe n'ukuntu ugaragara. Ariko na checkinze nanjye byabaje kunkanga nabwo tise buri Straton ntiyaba yanyishemo, ariko nje kureba wenda ku ntoki sanga hari wengi ntari kubonaho, ndabwo buri wasanga ariyo guyiwe ya style muri rusange ko abantu dukunda kwambara ibyo bitandukanye. Kuki watekereje kwambara today gutyo? Urakoze cyane. Mu busanzwe bundi isuku ni nziza. Mu bintu byose wakora ugomba kugira isuku. Kandi buriya abantu kuhura n'abantu bo bareba uko ugaragara. Ari ikintu twita first impression. Yuri umuntu uri gushaka gutera imbere, ushaka kugira ibintu bwira abantu, ariko abantu bakakubona ujagaraye. Hari ukuntu nyine bihita byangiza n'ibyo ufite mu mutwe, kandi murabizi ubundi kwambara nta hantu bihurira n'icyo umuntu atekereza n'ubwenge. Ariko akenshi
sinavuga ngo n'abanyarwanda gusa ni ku isi muri rusange ugomba kugira uko uyipresenta kugira ngo n'ibintu ugiye kuvuga bigira ireme nawe babanje kwita utabasha kwita ku tuntu duto biragoye ko n'ibintu binini wabyitaho nk'urugero nimba utabasha kubyuka ngo usase cyangwa se ngo ukorope ahantu kuri sima biragoye ko uzaza kubwira abantu imvuga ruhame bayumve nk'ikintu cyabagirira umumaro niyo filozofi mba mfite mpitamo uko nambara nuko ngaragara. Byiza cyane cyari umusore ndi umusore ariko mfite umwana ndi umubyeyi mfite umwana w'umuhungu wa Danje nawe dusa ubwo rero shout out to him kabisa. Byiza cyane. Hari ukuntu bavuga ngo hari ukuntu umwana aza DNA ntiba ari ngombwa yari ngombwa amaraso yanjye ya mbere abantu umuntu aba yarabonye bagomba kuvuga ati byiza cyane kabisa. Adi, we nta DNA ufite pembeni? Nta mwana ufite pembeni? nawe ari kazaza kabisa. Byiza cyane kabisa. Anyway, hanyuma ngira ngo mwabumvise ni Adi Boy ndetse na Straton, tugiye kuganira ku bikorwa bigiye bitandukanye muri no time dufite. Ndahamwe neza ko hari icyo biri bugusigire, hari icyo biri bukwigishe, hanyuma niba hari icyo uza gukenera kuza kubabaza ndaza kukugenera time, hanyuma uhamagare then ugire ibyo ubabaza bigiye bitandukanye. Reka mpere kuri Adi Boy, ni umu artist uri kubizamo neza, nubwo hari ukuntu of course abahanzi bagenda bazamuka bagenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, hari challenge bagenda bahura nazo zigiye zitandukanye, hari ukuntu sosiyete muri rusange ibandastaniga mu buryo butandukanye. Hari na babandi bahitamo gukorera umuziki iyo ngiyo iwabo mu ntara, hari abandi bava mu ntara bakaza mu mujyi wa Kigali, hari abo bihira, hari abo bidahira, n'abandi bagiye batandukanye. Ariko uyu munsi reka nzengaruke kuri Adi Boy. Kwanza Adi, reka mpere ku izina. Kenshi nkunda guhera ku izina iyo ari bwo bwa mbere tuganiriye kugira ngo audience kumvishe bwa mbere ibashe understanding mu by'ukuri why iryo zina ibiri nk'ibyo, cause usanga ari ikintu kinini gishobora kuba cyavamo n'ikindi kintu imbere y'iriya Diamond Platnumz yita Diamond Platnumz icyo gihe akiri hasi cyane, abantu ntabwo babashaga kumva uburemere bwa ririya zina, ariko aho rimaze kuba successful uyu munsi koko iyi branding like nka Diamond bitewe n'ukuntu yagerageje guhesha agaciro rya zina rye kwa so Adi Boy bishatse gusobanura iki kubera icyo ryo wahisemo? Impamvu ari byo nahisemo, icya mbere buriya iyo ugiye gucuzinga ikintu bitewe n'abo uba ukigeneye, ugicuzinga ujyanye n'ibyifuzo ubona bizahura n'ibyo abantu bakeneye. So rero nahisemo Adi Boy kubera yuko icya mbere ni izina riri short, kandi n'uburyo bwo kurivuga nabyo ni ibintu byoroshye. Birutse uko nari guhitamo izina rirerire umuntu yajya yumva iyo ndirimbo kabiri indirimbo ni iyande, yaba ari izina nyine rero ugasanga ni ibintu byamugora, ariko Adi Boy yumva yuko ari izina n'umwana ugitangira kwiga kuvuga byamworohera kurivuga. Adi Boy. Adi Boy. Yes. Byiza cyane. Hari aba artists bajya babona amalebo bagiye gusinyisha cyangwa se bagiye gusinya nabo bakaba ngombwa ko bahindura izina. Byagusaba ikintu maybe wene igiciro cyaba kingana gute haramutse hari umuntu ukubwiye ati tujya gukorana ariko hindure izina? Hari benshi cyane bagiye bahindura amazina bitewe wenda naho bari kwerekeza ibihangano byabo. Kuri wowe wumva iryo zina rifite agaciro kangana gute ku buryo bigoye kuba warihindura? Ndibaza uwaba agiye wenda kumpa support n'ubundi ijyanye na music nawe yabazi ibyo society ikenera, ndetse n'uburyo bwiza bwo guhitamo buri kimwe kugira ngo umuziki tugiye kwinjiramo ubashe kuba successful. Ntabwo rero numva aho ngaho byasaba igiciro runaka, nta nubwo byaba ari ibintu bigoranye, twarihindura nta kibazo, kuko byanga bikunze niba ari management ibije cyangwa se rebo runaka nabo baba bazi igicuruza. Ntabwo rero numva hari ibyagorana, keretse ari undi muntu wenda wo ku ruhande uvuga ngo ese izina ko Adi Boy bimeze gute warihindura, aho byaba bigoranye. Ariko ari management cyangwa se abandi baterankunga bajyanye na music nta giciro byasaba kugira ngo izina rihinduke. Ubwo maybe ibyari byarakozwe before y'iryo zina ubwo ntibyaba bipfuye ubusa? Ibyo rero byose niba
icyo gihe haba haje support urumva haza support isumbye ibikorwa n'aba narakoraga icyo gihe hashobora kubaho kuvugurura nk'uko abantu bakora indirimbo bagakora remix bitewe n'indirimbo zaba zarabanje bakumva ari ngombwa ko dushobora kuba twazisubiramo zikaba successful bakumva atari ngombwa iryo zina rishyashya nabanzanye rigatangirana n'ibikorwa bishyashya neza cyane anyway naho zenguruka kuri iyo platform zitandukanye nkura n'ibikorwa byawe bigiye bitandukanye bicyara kuba nanone hari ibikorwa byawe byinshi wagiye ushyira kuri YouTube channel yawe bigaragaza ko buri gikorwa cyawe ufite buri gikorwa gifite aho gihuriye n'akazi kawe ugerageza kukibungabunga ndetse no kugishyira kuri platform zawe n'ibintu nk'ibyo kugira ngo maybe bizanakwereke uko wagiye ukura muri rusange umuziki wawe ukora ni ubuhe bwoko hanyuma nanone wumva mu by'ukuri ari izihe ntumbero ufite imbere hawe hazaza bitewe n'iyo njyana wahisemo gukora intumbero nizera ko buri wese n'ubundi tugiye na pati y'umuziki akora buri kintu ashaka gutera imbere naho uhisemo rero icyambere nuko ari ikintu kishimisha ikindi nkaba mbona ari ikintu iyo wagikoze neza ukagishyiramo imbaraga kibyara inyungu ya mu buryo bw'amafaranga bw'imibereho mbese imibereho igahinduka intumbero rero ni ugukora cyane kugira ngo mbashe kwiteza imbere ariko binyuze mu mpano yanjye hanyuma ukora umuziki umeze gute afrobeat niyo wahisemo ko ariyo kabisa igomba kukugeza kuri ya level wifuza neza cyane hanyuma of course uri kumwe na Straton gusandaza kumenya kwanza we na Straton muhuza gute mwahuye gute n'ibindi nk'ibyo kugeza uyu munsi mu by'ukuri bitewe n'igihe watangiriye music kugeza uyu munsi ni icyo umaze kwishimira uvuga uti ndi proud bitewe n'ibi ikintu umaze kwishimira ni uko ukompeyarinze n'imyaka yashize muzike byabaga bigoranye ko umuntu yakumvwa ku rwego ruri hejuru cyane kubera yuko icyo gihe habaga hariho ama radio station imbuga nkoranyambaga zari zikiri hasi cyane kuri level yo hasi ariko right now ubona yuko bitewe na social media biroroshye yuko ukora ikintu kigahita kiba spread ku buryo buri muntu wese ashobora kukibona cyangwa akacyumva icyo nicyo kintu numva kinshimisha kinatuma mba proud yo gukora cyangwa se yo gushyiramo imbaraga mu bijyanye n'umuziki kubera yuko ibyo nkoze bibasha guhita bigera kure mu gihe kidatinze cyangwa se mu mwanya muto neza cyane kuri YouTube channel yawe hariho indirimbo wise ibihumbi imaze amezi 10 amezi 11 amezi 11 amezi ubwo bivuga gute amezi 11 amezi Straton bavuga amezi 11 amezi 11 ibintu nk'ibi anyway hanyuma ni indirimbo wakoranye na West Brighton before yuko tuyinjiramo kwanza kugeza uyu munsi mubona abo artists bari kuza mufatwa gute muri no game ubwo reka mbivuge reka turekane ko na society isanzwe wenda duha uno muziki reka mvuge iyo muhuye wenda n'abakuru banyu bageze aho bagera iyo muhuye n'aba producer ba Bobo Pro n'abandi wenda bafite buryo ki bafite amazina manini ho gatoya mubona mufatwa gute nk'ama artists bari kuza twakirwa neza ubufasha wenda ushobora kumwaka bushoboka arabuguha kuko njye ntawe approachinga ngo abunyume kuko wenda tugendeye kuri icyumbajije nk'iyo ndirimbo ibihumbi yakozwe na Real Beat Amurio kandi ndizera ari ubwa mbere twari dukoranye kandi nawe ni umuntu ufite izina riremereye ni umuproducer ufite izina riremereye mu Rwanda rero mbona nta mbogamizi irimo yo approachinga umu artist wenda ugukuriye iyo ugize amahirwe yo guhuza nawe ubufasha wamukeneyeho bushoboka arabuguha donc wumva unyuzwe nuko babafata kwa ndanyuzwe nta kibazo kabisa koko se okay neza cyane hanyuma rero hari umwe mu ba content creator sinzi ukuntu namwita ariko jya mufata nk'umu namwita umu content creator ibintu nk'ibyo bitewe nuko ajya supportinga maybe abo artists bagiye batandukanye abakorera ama challenge n'ibintu nk'ibyo
ubwo ndavuga Dumba yavuze ko aba artist bajya bima credit aba artist bari kuzamuka, ubwo ndavuga aba artist baba superstar, bitewe n'iki, bitewe n'uko ashaka gufata indirimbo yawe akaba wenda yayipostinga akubuka guha support, ariko biragoye kuba yagusanga kuvuga ati Adi ibintu uri gukora birakoma, sibyo ati ibintu gukoma birarenze, ku kazi kw'icyo kintu kiri mu bintu wagenderaho cyangwa motivation yatari agahitamo guceceka, sibyo gusa ukabona nyine guhaye support nk'iyongeye tubira aho ngaho. Reka mwumveho gatoya hanyuma uraza kumbwira wenda bwo na Straton araza kuza kugira icyo tubwiraho bitewe n'iyo bikoranire ibiri hagati y'umu artist uri kuzamuka ndetse n'umu artist w'umu superstar muri rusange. Indirimbo cyangwa gukora ibintu byo byose ntabwo bihagije, ikintu uba ukeneye ku muntu nka Dumba uzi ko arenze, ku mu influence umuntu urenze Philipitande, abo bantu wowe wibaza ko arenze, ikintu uba umukeneyeho nuko yabona igikorwa cyawe ukora akakwegera agahita akubwira ngo ibintu ukora biratwika, yashaka yarekeraho, yashaka nago postinge, yashaka nago amafaranga, iryo jambo ryonyine. Noneho iryo jambo niryo aba bantu bagafashe bajya banga kubwira abana bakiri bato. Buriya bashobora kuguha ikiganiro akaguha ikintu cyose akaguha, ariko adashobora kwicara akakureba mu maso agahita kurata akakubwira ati ibintu nyamara ukora biratwika. Uzi impamvu? Ubwiye umwana ngo ibintu ukora biratwika yakwemeraga, ntabwo aba agisubiye inyuma. Nabako kantu baba bakazi kubera baba bizi neza mu mutima ko ari umuntu wakimubwiye, kandi akaba bizi neza ko aricyo cyahise gikora iki, cyahise kimuhumurava, rero akakikwima we akaguhama amafaranga, ntibazababeshye. Yes, reka tube tureke ahangaha gusa ni imwe muri navuga gute ni kimwe mu kintu yarashatse wenda kugaragaza kiba kiri hagati y'aba artist baba superstar mu kubwiza ukuri cyangwa se mu guha motivation aba artist baba bari kugenda bazamuka muri rusange. Ngira ngo wamwumvise. Yes, wabyumvise gute? ni sawa cyane, numvise avugamo ibintu byo kuba umu artist wenda uri superstar ushobora kumva ikihangano cyawe akaguha courage cyangwa motivation. Rero ni byiza cyane kuko n'ubundi bajya bavuga mu kinyarwanda ngo ijambo rirarema. None iyo ubonye by'umwihariko umuntu usa nkaho agusumbyeho akubwiye ati ibintu urimo gukora bifite gahunda, uramutse ubishyizemo ingufu cyane byabyara ikintu gikomeye, akakwapreciatinga nawe ugaha motivation, bigatuma nyine urushaho gukora cyane no gushyiramo imbaraga mu byo urimo gukora. Neza cyane. Straton, hari ibyo ujya ukora bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye no guhindura imitekerereze n'imyumvire, ndetse bikongera bikagaruka muri kwa kwigira, nkanabihuza n'ikintu Bobo Pro yavuze ati ntabwo turiho kugira ngo dutegereze support gusa, ahubwo tugomba kwebwe kwikure kugira ngo dufashe abana muri rusange. Abantu baraza kuba banagusura kuri social media zawe wenda kugira ngo bajye banakurikirana content. Before yuko tunazinjiramo kwanza tugende kuri icyo kintu nanibajije Adi cy'ubufatanye no kubwizanya ukuri, kuri wowe ubona mu by'ukuri gihagaze gute muri no game yacu muri rusange? Urakoze cyane. Ubundi baravuga mu kinyarwanda ngo akaboko gatanga karanakira, utagira icyo utanga nawe ntacyo uzakira. Uko ubana n'abantu babwiza ukuri utabaciye ku ruhande, bimwe byita kuryarya, ari ukuntu umuntu ubonanye nakubwiye ikintu kugira ngo akwikize muve mu maso, ukamubwirana umutima w'ukuri udafite uburyarya, ngira ngo nawe uzabibwirwa n'abandi. Natwe twese aho twagiye tugira abantu batubwira ngo ibintu urimo ni byiza, komerezaho, uri mu nzira nziza. Ayo magambo nk'uko Dumba ararema kurusha amafaranga. Buriya amafaranga bashaka kuguha amafaranga akakuremaza,
you know someone ashobora kuvuga ngo reka ngo fundingire mwishurira indirimbo ariko ntago guhaye ubumenyi bwo kuzayigeza ku ma station ntago guhaye ubumenyi bwo kuyicuruza ngo igere aho igomba kugera nta n'ubwo guhuje n'abategura ibitaramo kugira ngo baguha ku kazi so mukuri yaguhaye 100 biranarangira uzamushimira ariko yaguhaye ikintu kirangira ariko umuntu ashobora kukubwira amagambo meza ukayagenderaho ubuzima bwawe bwose kabisa uzi ikintu gikomeye cyane reka tugaruke mu kanya gatoya tugaruka tukomeza n'ikiganiro cyacu muri rusange reka kwanza mbariza mu kanya n'indirimbo ya Adi yise gute ibihumbi yakoranye na West Brighton kwanza mutubwireho n'umuntu umeze gute mwahuje gute icyambere twahuriye kwa Sepro David producer wanjye yari wakoze indirimbo yanjye sinzakuraburiza numva ibikorwa bye numva sound ye numva nyine n'umuntu twakorana so ntwara nimero turavugana turapanga dupanga igikorwa nk'icyo turahuza then duhita dukomereza kwa Rio Beat. Hari igitekerezo mu cya video iracyari audio gusa cyangwa iracyari audio gusa ariko video nayo turimo kuyitegura mu minsi iri imbere murayibona neza cyane katuyumva then turagaruka mu kanya gato dukomeza. We get guests in the house. We get guests in the house. In the house. On the Industry on 93.1 Fin FM. Let's go! Yusufu Professor wachape baba nziza sana kutoka kwa Adi ingoma fresh sana kabisa gakoze neza Adi kano karirimbo ni fresh bya hatari bro twari twayitondeye kabisa ni fresh hanyuma hamwe ni song twumvise uyu munsi ufite songs zigeze muri zingahe ni ebyiri ariko hari iri muri studio nayo yenda gusohoka ubwo nyuma yuko video y'ibihumbi isohoka iyo yindi nayo iraba yamaze kugera hanze neza cyane uyu mwaka cyangwa next year n'uyu mwaka this year amazing hanyuma rero Adi mbwira rero Straton mwahuye gute hanyuma kuki uyu munsi uvuze ati Straton ngwino tujyane mu butumire bwa professor tuganiriza abakunzi ba Fine FM ni umuntu umeze gute afite umusanzo ki n'iterambere ry'umuziki Straton twahuje ni zamani ni kera cyane kabisa ibikorwa byanjye byinshi arabizi byinshi yanabikozeho especially ku bijyanye na music that's why today twabashije no guhurira aha gusa wenda hari byari bwivugire nawe ni umuntu w'umugabo impamvu rero nyamukuru iriya ndirimbo ya mbere sinzakuraburiza niwe yayishutinze nari amarirics yose niwe wagiye uyakora urumva rero dufitanye ubucuti buri deep cyane that's why n'ubundi today nahisemo kuza hano bihurana yuko nawe n'ubundi yarafite ubwo butumira ariko bihurana yuko n'ubundi mu buzima bwa buri munsi agenda amfasha ibintu bitandukanye ku bijyanye na music neza cyane niki cyatumye Straton utakomeza ibyo watangiriye kuri Adi uyu munsi ukaba uri mu bindi ni inama nge nagira abantu ari kera hari ukuntu twagiye dukura tukiri abana wumva uvuga ngo nge ninkora nzakora bino ufite urukundo rw'ikintu runaka abantu babigumyemo ukabona byaranabakijije ariko buri hari ikintu bita ubukene no kutihangana iyo uri gukora ikintu ako kanya kitari kukwinjiriza rukundo uhita ujya mu bindi byinjiza rimwe na mukabutaye za nzozi zawe wagize uri umwana jene n'ikiganiro numvaga nifuza kujya nganiriza abantu kugira ngo abantu bafite ikintu bafitemo umuhamagaro passion yacyo bajye bagikora banakigumemo kuko iyo uhuye n'ibizazane imbogamizi ukabona ntibiri kukwishurira uhita uva muri cya kintu ukunze kandi buriya nta kintu cyiza nko gukora ibintu ukunze bikanagutunga by that time narabikundaga inshuti zanjye zose ari byo zikora biza kurangira mbonye ahandi bibuma ubuzima burenze ubwo nari ndi kubona icyo gihe nza kubivamo ariko mukuri nkuko yabivuze ninjye wari wakoze kuri iyo video ye bita sinzakuraburiza
amashusho hari n'abandi benshi twari inshuti twajyaga dukorera ariko kubera izo mbogamizi nkubwiye zatumye tuza kuva mu bintu dukunda ku buryo style na n'ubu usanga nubwo hari ibindi nagiyemo koko yego ariko abahanzi n'inshuti zanjye abantu baba mu bintu bya videography n'inshuti zanjye abafotographe donc usanga ari nabo bantu bakimba hafi kuko ikintu kiba kikuri ku mutima kabisa time yacu isa nkaho iri kwirukanka byatari ariko ntabwo nagiye ntakubaje uyu munsi noneho exactement ikiri gukora uyu munsi ni igiki bagisanga he bakibona gute n'ibintu nk'ibyo murakoze icyo nahise njyamo icyo gihe ni nacyo ndi gukora ari umuhamagaro nawo ntago nabyita ko itari umuhamagaro ndimo ndeba se bundi niki nk'umuntu ushobora guha societe nigeze kubivuga ngo iyo ushaka kwakira nawe ugomba kugira icyo utanga muri icyo gihe rero ndavuga ati niki natanga kugira ngo abandi bazakime nsanga nta kindi sibyo ubwitange bwo kuvuga ngo aya mahirwe ari ahantu abantu bayabona ahangaha muri icyo gihe rero nabayeho umwarimu nza kwigisha nkabona urubyiruko rwinshi hari igihe rugwa mu bihombo byo kwibwa amafaranga cyangwa se kubura akazi cyangwa se kutabura umuntu ubayobora inzira nziza ifatika kuko nanjye nari nabayeho victim muri cyagihe nari mfite ya passion nza kuyivamo so nza gusanga rero umuntu aba akeneye gufata igihe cyo kwicara akamenya n'icyo ashoboye n'icyo akunda ndavuga ati ubwo bushobozi butuma agira icyo kintu ni ikintu ubwonko bw'umuntu bubamo buri kintu cyose umuntu akeneye ariko abantu benshi ntabwo tujye twicara ngo twirebe muri miruwari twisobanukirwe icyo gihe ngiye nyimara kwisobanukirwa mpita nshaka content nyita CEO Logic ubundi CEO Logic ni CEO ni ijambo ry'impine risobanura Chief Executive Officer aba ari urwego rukuru rwa company abantu bari mu business barabyumva hanyuma yikunza kuvuga ati umuntu burya niwe mbere na mbere ubanza kuko ushobora gutunga amamiliyari ariko ukabura discipline amamiliyari agahomba ushobora gutunga imodoka ukabura kwitwararika imodoka ukayigongesha ushobora kugira umuryango ukakunana kubera yuko habuze ubuyobozi bw'icyo kintu bona rero uruganda runini ari umuntu abamo ibintu byose bamo ufata umwanzuro bamo konabure bamo ugira ibitekerezo by'icyo wakora so ndavuga ati noneho ahubwo reka mfate ngewe umurongo wo kwibutsa abantu bo bari bo imitekerereze yabo n'iki yakora noneho tuhita tuvuga ngo ni ibintu bitatu umuntu aca mu bintu bitatu icya mbere ni icyo nakita rise usa nkaho asobanukiwe icyo ashoboye nk'ubu Adi Boy akavuga ati ngiye nsobanukiwe ko ndi umuhanzi nsobanukiwe ko nshoboye gucuruza nsobanukiwe ko nshobora kuririmba nsobanukiwe ko nshobora gukora ABCD icyo kintu umaze kukibona nibwo butangiye gusa nkaho uhagurutse ariko guhaguruka ntibihagije icyo gihe biba bikiri amagambo kandi ibikorwa amagambo atagira ibikorwa ntacyo abakora uhita ujya mu gice cya kabiri ngiye nyita navigate noneho cyo kuvuga ati ubumenyi mfite cyangwa impano mfite n'iki nayikoresha ikanyinjiriza amafaranga ibyo bice bibiri biba bihagije kugira ngo umuntu noneho atangire akore ashyire mu bikorwa inzozi ziwe hagahita haza icya gatatu ari nacyo gikomeye abantu benshi batangira ibintu ariko ntibabirangize abantu benshi batangira urugendo bakagera hagati ariko ntibagere ku musozo ikiba gisigaye noneho ni ukuvuga ngo nafata bwa buzima bwanjye nkabuhindura akaba ari njye ubanza guhinduka mbere yuko bya bintu bimpindukira ari naho navuze ngo ntuzatanga icyo uzatanga nawe ushobora kugihabwa ariko ugomba kugira icyo wiyemeza ukabanza ko kumva ko impinduka ziri muri wowe hanyuma wamara kuzigira ibindi byose biraza so nuko rero twaje dushinga account kuri TikTok ngira ngo niho abantu barimo bari kujya cyane niho specifically nkorera cyane no kuri YouTube mashyiraho account iri mu mazina ya Havugimana Straton cyangwa CEO Logic yugiye usangaho ibikorwa ni gute wategura umushinga imyitwarire yagufasha gutera imbere that's how we do kabisa uduhaye ishusho y'ibikorwa bya buri rusange n'ibintu byiza societe kabisa yakagombye kuba ikurikirana umunsi ku munsi kugira ngo bifashe kwaguka n'ibindi nk'ibyo bigiye bitandukanye nanjye ubwanjye
hari content njya mbona zawe uba wadusharinze nkabona kabisa nkuyemo akantu k'ubwenge nk'akandi ka somewhere. Time yanjye isa nkaho yarangiye ariko buriya hari igihe tuzashaka indi session yihariye kugira ngo wenda ubwo bumenyi komeze ubudusangize tunabwumve turabusobanukirwe muri rusange n'abantu bashe kuba banahamagara. By the way bihanganisha ko iyi session isa nkaho time yabaye ntoya kugira ngo baze kugira ibyo babaze ko buriya habaye mu rugo Adi ni mu rugo Straton habaye mu rugo next time n'ibintu bigiye bitandukanye bajya muza tukabisharinga ku banyarwanda muri rusange ya hanyuma tugana ku musozo. Adi boy n'iki usaba abantu bawe hanyuma nanone nicyo basezeranya then tugushimire ku time yawe. Icyo asaba abantu no gushyigikira ibyo dukora, icyo ni icyambere bakaduflowinga ku mbuga dushyiraho ibikorwa byacu. Imbuga wenda nkoresha ni YouTube n'ubundi ni Adi Boy, ni kuri TikTok, Instagram ni Adi Boy rwa, aho hose wagenda ukahasanga ibikorwa dukora. Ikindi nanone nyine bitege indirimbo igiye gusohoka nyuma ya video y'ibihumbi n'ubundi bindi tuzagenda tubibasharinga mu minsi iri imbere kandi biri vuba neza cyane. Asante kuri time ya papa. Asante. By the way nkunda ukuntu uri humble komeze gutyo kabisa, nkunda ukuntu supporting ibikorwa by'abandi ni yawe byo wagize mu ruhande ndetse n'ibitagize mu ruhare ukomezanye mu mutima kabisa. Asante. Thank you so much. Straton. Yes. Anything maybe dusoza? Nsoza njye nabanza gushimira Fine FM kuba yaduhaye no mwanya tunakangura abantu kuyikunda no guhora muri tune in kugira ngo mwumve ibiganiro bitandukanye byabo. Ubwo ngarutse kuri content zanjye nanjye nababwira ngo wacikanwe uri inyuma y'amakuru kubera yuko utarakurikira havuka Imana Straton kuri TikTok na Instagram ko hacaho ibikorwa by'uburyo twakora imishinga myiza ibyara inyungu. Twege twibanda ku cyatuma uva ku rwego rumwe ukajya ku rundi mwiterambere ry'amafaranga mu mufuka. So tubagira rero inama kugira ngo mukomeze mwiteze imbere. Ntabwo dutanga amafaranga, harimo abantu batwandikira tubwira ngo mwazaduhaye igishoro tugakora, ariko burya nababwinga ikintu cya mbere n'amakuru kabisa. Icyo cya mbere n'amakuru. Bro, asante sana nawe kuri time yawe ndetse n'ibyo ukora courage kabisa. Giteka soza mbwira abantu ati mbifurije success muri byose. Yeah man. Hanyuma namwe mwadukurikiye kambashimire sana nakarize ko twabanye neza ikiganiro The Industry naho ku munsi wo ku gatanu kuva ku isaha y'isa 3 kuva ku isaha y'isa 3 kugeza saa 5. Hanyuma twagarukana none ku gatandatu kuva ku isaha y'isa 6 kugeza muri no masaha. Reka bashimire sana Wafolowinga kuri Instagram yitwa Yusuf Professor ndekaya na u nasa ebyiri na u nafa Yusuf then Professor Panara na o nasa ebyiri na o nara Professor. Hanyuma ubundi ibindi mukomezanye mugirana amahoro y'Imana, Imana impumugisha namwe kandi tubasize. Asante sana mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye. Professor. What's up my people, ni Adi Boy umuhanzi nyarwanda. Ndashimira Professor Y mu kiganiro The Industry wadutumiye akatuganiriza ku bintu bya danje. Ndamushimira cyane kubw'ikiganiro cyiza twagiranye. Ni umuntu mwiza, mukurikire ku mbuga z'inkoranyambaga. Professor Y ni umuntu mwiza cyane kabisa. Big shout out kuri we. Ni Adi Boy. Thank you. Yo, what's up people, nitwa Straton mvuye mu kiganiro The Industry. Professor Y bro ni umuji wa danje wa my platform yo kugira ngo mbwira abanyarwanda uburyo twakiteza imbere, kuko nge niyo sinbarizwamo mu ma business. Ugomba kugira ikintu ukora kugira ngo utere imbere. Ibaze ko nanjye yamuje n'abahanzi, so no umujene wa danje urimo gufasha urubyiruko kwiteza imbere ariko no gusobanukirwa n'umuziki ndetse twishima. Of course ni The Industry, yitwa Professor Y ku ma social media ye mu muflowing mu mukunde tu natwe ariko mudukunde. Peace and love. You're listening The Industry with Professor Y on 93.1 Fine FM. Fine FM.